nzanywe n'inkuru y'akababaro, inkuru ikubwira ko Pastor Byishimo ubu ngubu ashobora kuba agiye gupfa. Ibi bintu mbivuze mbabaye, ariko nanone abantu maze gutangarira abantu cyane. Ndagira ngo wowe udukurikiye urimo kutwumva kuri Byishimo Official, Gano Daily Official, Imana ibahe umugisha, mukore subscribe, share ndetse na comment. Nibwo yatangiye kugira ikintu bita amazi menshi, bamutereza amazi mu kanwa. Amazi mu kanwa bituma atavuga. Tugira ngo ni umunaniro no kuba umuntu atarimo kunywa amazi menshi, ahari simbizi, tukazajya tumuha amazi cyane, tumududa amazi, ahubwo ko tumuha amazi tugira ngo ni umubiri wenda urimo ukora evaporation bisanzwe mu kanwa, biranga akanwa karushaho gutema. Karushijweho gutema, ururimi rusa nk'urushaka kugobwa, akanwa kuzura amazi, biba binini, ariko turabikerensa, tubicira inyeri kandi ari urukonda. Mushobora kumva uyu nonaha tuvugana n'ubu, cyangwa mukumva ngo arapfuye. Byatangiye, reka nze mbabwire ukuntu byatangiye, ariko nagira ngo mbabwire iyi nkuru kugira ngo abantu, kuko ashobora kubara iminsi nta biganiro ari kubaha cyangwa se nta makuru ari kubagezaho, kuko nk'ubu ngubu breaking news tayari ashobora yari kuba yabagejejeho breaking news zishyushye zihuse. Pastor Byishimo mumuzi mu nkuru yagiye akora zigiye zitandukanye, harimo ku breaking inkuru zibigendanye na ADPR, kuko nibyo yabayemo. Yabaye umupasitoro, ayobora mu nsengero zigiye zitandukanye za ADPR mu bihe byo hambere, mu kuvuna insengero, mu kuzana abantu kuri Kristo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yari umupasiteri mwiza rero, uvuga ubutumwa bwiza ibihe bitarahinduka ngo babahindure bave ku ntebe cyangwa se ku ngoma, niko navuga, kuko sinjye babakuye ku ngoma, ni muri ubwo buryo nabivugamo. Rero Pasiteri Byishimo yaje hano ku mbuga nkoranyambaga, aje kuvuga ibyababayeho nk'abapasitoro, ariko nanone abreaking inkuru cyangwa se avuga amakuru yo muri ADPR, kuko icyo gihe ADPR yari itarashyiraho na live radio ngo izajye itangaza amakuru yo muri ADPR. Pastor Byishimo niwe wabyadukanye. Rero yaje avuga inkuru zivuga muri ADPR cyane cyane, zigahinguranya, zikazana ukuri kwahuranyije mu Kinyarwanda, niko nabyita. Buriya ukuri kwahuranyije Abanyarwanda tuzi ko ngo baguceceka, batajya bakuvuga. Nyine Abanyarwanda tuziho kuba indyage, kutavugisha ukuri, kutagira ibintu tuvuga, ariko we yaje agira ukuri kwahuranyije. Rimwe na rimwe bakabifata ko atari nk'ukuri, kuko buriya ukuri kwinshi ubundi kujya guhinduka ikinyoma, ariko ikinyoma giteguwe neza kigahinduka ukuri. Ariko ukuri kwinshi, ukuri kumazeyo, ntago bakwemera ko ari ukuri. Rero icya mbere cyatumye pasiteri bamumenya ni uko yaburekinze inkuru y'imbwa yinjiye mu rusengero. Iriya nkuru ntago pasiteri yayihimbye komuteri, ashobora kuba yarashyizemo indyohesha birayi, kuko harimo kugira introduction, hakaza body, hakaza na conclusion. Introduction ibyo uvugamo biba bitegura body, noneho igihimba ibyo uvuzemo urasesengura ukinjira ukavuga byimbitse, naho conclusion ushyiraho nawe igitekerezo cyawe wari ufite nk'umuntu wateguye iyo nkuru. Rero yaje avuga uburyo imbwa yinjiye mu rusengero, niyo role cyangwa se n'icyo kiganiro cyane cyane abantu bamumenyeyeho, kuko ubundi ni ibidasanzwe kuba imbwa yakwinjira mu rusengero. Kandi rero yavuze iyo nkuru abantu bagira ngo yayihimbye, ariko nyamara imbwa kiragiye yari yinjiye mu rusengero, yaragiye rwose ijya mu rusengero, ntiyamazemo umwanya, nyine yagezemo abantu barayibona, barayirukana, irasohoka iragenda. Ariko umuntu akibaza, imbwa yinjiye mu rusengero inyura ku badiyakoni baba bari ku muryango, igera mu rusengero bareba he? Ni nk'umwanzi cyangwa se ni Satani uba wabinjiriye. Ariko ibyo ntago bindeba, sinabyo binzanye, nuko nagira ngo mbabwire isoko yaho yaturutse bamumenya. Rero si uko aba yarengereye, ahubwo nuko avuga inkuru akayahuranya. Abantu rero ntitubimenyereye. Byishimo
ah, amaze iminsi igera muri uyu ugiye kuba uwa kane ari mu bitaro arembye amerewe nabi cyane. Ariko nyuma gato hashize undi munsi ukurikiye kubyuka byaramunaniye. Bimunaniye tugerageza gushaka utuntu tworoshye abantu bari bamuri hafi kugira ngo ibintu bigende neza, n'akazi kagende neza, akomeze akora akazi biranga. Tumujyana mu bitaro, tumujyana kuri centre de santé kugira ngo nyine tugira ngo ni ibintu byoroshye. Tugezeyo baramwicaza, baramubwira ngo wabaye gutya kare kose uri hehe, kuki utabangutse nguze? Turavuga ati ariko twe twabonaga ari ibintu wenda bishobora kuba byoroshye. Baramubwira ngo ibi bintu ntabwo byoroshye kuko uburyo biri kuzamo birakaze. Bahita bamuha transfert yihuse. Bya bintu tubona bitangiye gukara, bamuhaye transfert yihuse, duhita tugenda tujya kuri transfert. Tugezeyo bahise bamuha ibitaro bataranamusuzuma. Bamusuzuma ari ku bitaro, baramusuzuma, ariko bamaze kumusuzuma basanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ntagiye guhita mbabwirira hano, murimo kubibona, ariko ni ikibazo gikomeye kuko urabona ko ateye inshinge arimo amaserumu menshi. Turavuga ati muganga aratubwira ngo ibyo ngiye gukora nibidakunda, mbahaye nyuma y'iminsi 4, nibiba bitakunze nzamubaha mu mujyane kumuvuriza ahandi. Ubwo icyo abavuze abantu bakuru mwacyumvise. Uyu ni wo munsi wa 4. Ubu dutegereje ko baduhamagara batubwira ngo mwakire umuntu wanyu mu mujyane, cyangwa se wenda byakunze, simbizi, ariko icyizere cyo gukunda cyo ngenda abona ntacyo. Ubwo turamushira muganga Innocent kuko we ntago twamubwiye ko arwaye, ariko tumubwira ko ari mu bitaro, kandi umuntu niwe tumukura mu bitaro utamusezereye ngo umujyane. Rero ibi nibyo byabaye kuri Byishimo, mubona ameze uko nguko, ameze nabi cyane. Nshobora kubivuga wenda mukagira ngo ndi ku breaking inkuru, ntago ngewe nzanywe no ku breaking inkuru y'undi mugabo mugenzi wanjye nshyashyariza, ahubwo arwaye cyane. Ibimenyetso ngibyo nta nubwo turimo kuvuga ngo turi kubivuga ngo kugira ngo wenda ngo mu bicira inyeri cyangwa se mu muvugiraho amagambo mabi akomeretsa n'ibindi. Oya, turi kubivuga kugira ngo mwumve ko nyine yagize ibibazo byo kurwara. Ariko ibibazo byo kurwara yagize ni ibibazo bikomeye, ni ibibazo nawe byakubaho n'undi byamubaho, bidashingiye ku bindi bintu mugiye gutekereza. Ubundi bo kubabona mugiye gutekereza ibintu byinshi. Oya, ahubwo uburwayi yagize ni uburwayi bushobora kuba yaterejwe n'abantu, nk'uko n'abandi baterezwa n'uburwayi n'abandi bantu bagiye batandukanye bakagerageza kubwivuza n'ibindi, ndetse no kumusengera. Ikintu kinzanye ni kimwe, ndagira ngo abantu bamwe mu bamukunda, bamwe babanye nawe mu bihe byo hashize, muri ibi bihe, mu bihe byatambutse, ibihe bizaza, ndagira ngo mbabwire ngo musengesho muza kuzamura, mwibuka abantu barwaye bari ku bisasiro by'uburwayi n'ahandi, muze gushyiramo isengesho, musengere Byishimo kugira ngo aze kurokoka uru rupfu, kuko ubundi urupfu tayari yarugezemo, ahubwo aze kururokoka. Ndagira ngo mbabwire rero ngo impamvu mutarimo kubona inkuru hano ku mihanda, ndetse ziranahari izo mu madini n'ibindi, izi nsengero ubu tayari tuvugana basohora urutonde rw'insengero zigiye gusenywa, haba mu nkuru nziza n'ahandi. Ntago ngiye kuvuga ibintu byinshi kuko niwe uzi breaking ubundi neza, icyo tukimuzi kandi nazi breaking, muze mumureka azi breaking, siwe wazizanye, ntago ibintu byaje ari we wabizanye, nawe byaje bimusanga iyo nkubiri nawe iramujyana. Rero muze mureka iyi breaking kuko n'ubundi ayihabwa n'abandi ba pasiteri bagenzi be, ndetse bari no hanze badafite uburyo bwo kuba bavuga, ndetse badafite no kuvuga ngo bahuranye bikunde, akaba ari bo bamuha inkuru, ubundi akazi breaking zikabinjira mu matwi, mwakumva zibinjiye mate mba ibintu bigakomera. Sawa rero twagira ngo twihanganisha abantu bamwe bake bamukunda mu biganiro ajya akora. Hari n'abamukunda bucece bagaceceka, hari n'abamukunda bakabimubwira, hari n'abamwanga kandi
ntabwo umuntu akundwa na bose, hari n'abamwanga bakabimubwira kandi ariko ni nabyo, nk'uko nawe avugisha ukuri akavuga ati nge nje kuvugisha ukuri, akakwahuranya nawe. Niba umwanga nta kibazo, uzabimwandikire muri comment umubwira ati rwose ndakwanga ingingo rwose, kandi niba umukunda uzanabimubwira. Niko bigenda, niko turi mu isi iri niko bimera. Niba umuntu umukunda nta kintu mupfa, mukunde. Niba umuntu umwanga nta n'icyo mupfa, hari ukuntu ubona umuntu ukamwanga, ubwo nyine niko waremwe mwange. Nuko bigenda, niko duteye, kandi nta nubwo bizakuraho abantu, nuko sosiyete imeze. Gusa inkuru zo azazibaha naramuka agarutse mu buzima, kandi ubwo nabwo natagaruka, kandi ubwo hari n'abandi bazaziburekinga, kuko ubu barahari benshi. Hari abandi bagenda baburekinga inkuru bandi benshi, ahubwo nuko bafite impano yo kuyiburekinga neza ikumvikana. Naho ubutaha njyewe waruje kubabwira iki kiganiro cyangwa se kubagezaho aya makuru, nuko ari njyewe wamujyanye nkamujyana kwa muganga, nkabona ibibazo yagize, nkabona uko ibintu bimeze. Inkuru mbarirano rero ndayibabwiye, nta bindi, ntabwo arataha, ari mu bitaro. Nanataha tuzabibabwira, oya nataha ntabyo kubabwira, muzabona breaking news zasohotse. Naho ubutaha mu bindi biganiro, niba udukunda udukurikira kuri Byishimo Official, kandi subscribe Gano Daily Official, Gano Daily Official, kandi subscribe. N'ibindi biganiro mugenda mubona bya Byishimo ahandi hantu, niba umukunda kandi subscribe, ibintu bigende neza, kuko agenda akorera ahantu hagiye hatandukanye nk'umunyamakuru, kandi urimo kubizamo, kandi akabreaking inkuru abandi barimo gutinya. Naho ubutaha mu bindi biganiro, ciao ciao.